Ayi inzuzi za hano nikazigeza abanyina uzuba nta handi bakaza bimba inoro inzuzi zikama zitukura taruzi hano ubona guje kwihagiriramo ngwino ahubwo kwereka idushe mwitwa zizi Amazi nuko nayangiye kugira amazi rugaruza ndumiwe siko yarangiza hano sigaye barasaze soko kuraba ukambaye nabi uzicuya kiri hano wenda kurahiye mu minsi ngari muratinda iriko tuzobikura uzosigara misengeye bikabuto tubora mwica siko bapfuye iki tu ko ndabataba aramwishe n'ukuri kw'Imana isi y'abayitambatu tu siko ko barapfike aramwica mupfuye iki bapfuye iki niki nukumbirwa n'ukuri ese papa wabaye gute uramenera televiziyo iriya ni filime kuriya baba bagira kuko uragira kuko baragwana byanyabyo ibari ni ibintu nyine baba bakina uramenera televiziyo kandi gakeneye kubikurikirana igihe nayitangira iriya seri ko yo mwana nayo yose wakurikirana yari kwisha he seri y'igitondo ko nambona ari abantu baba bapfa ko baragwana uno muri seri nta seri nambona ariko ndagatoki nabonye muri uyu mwana nta n'uwo bakiza ngo atabare hari ngo bakize ko barapfa kuko urakurikirana ubu sawa ureba hari kurakurikirana ibintu by'intambara bagwane kuko barapfika uzi icyo babapfa wabakishije mwana funga kiriya baraduhurukaho zinyanyabo niko yiba basi babajere ahubwo papa genda ubanze uje kwihagira uko igicu yawe tacu wumva genda ubanze uje kwihagira numara unirekere ndebe filime yanje naje naruze iyo mwana nakazi rimwe naje noze navuye muhira naruze nta bucafu yawe no kuko ntabyo bucafu tacina nta bucafu mukuru naje naribagiye nanaciye mu ruzi nduka nta bucafu wowe maze yinga waje n'akazi rimwe wavuye iwacu n'akazi rimwe none ni na gatanu ngo waje waruze uko munzira hose ntiwihagiye none ngo tiwoga ukura cafufu ahubwo none ufite n'iciye genda uje kwihagira ngaho ndeberaga muri kagashakoshi kanje nyazanye natekeye nk'agasabune k'amarasi tekeramo n'agashimba binzaniraga je kwibagira aho ngaho muri bwiko nanone dukumbiye n'ubwo gicurega cyane rwose ntacu nakora nje waje noze n'akazi rimwe ntabwo nkaho ibindi bizanira papa wagize ngwano ni mukaringi hano gasi mukaringi dufite za gwiko zo mu nzu uramugenda hariya mu nzu nyine harimo idushe waba wihagira kandi uzaba wera barama uranga umuzungu uko kuntu noneho wirabuye uranga umuzungu noneho ndakurahiye turareye umwana tuhavuge muzima nihagire mu nzu nabaye uruhinja nabaye umwana nihagire mu nzu uko aho waruzi wavuga mu nzu n'isoko yatogotse mu nzu se kizaba hitanika basamburiraho ikinyagwa cy'inzu nambona cyubatse gutya nyabona ndakotaho kwegera mu nzu ndebera nshaka kugasabone kanje nigeze mu nzu nta rundi ruzi basi ngo nubona uko nihagiriramo aho hepfo ayi inzuzi za hano nikazigeza abanyina uzuba nta handi bakaza bimba inoro inzuzi zikama zitukura taruzi hano ubona guje kwihagiriramo ngwino ahubwo kwereka idushe uje kwihagira numara naje ize kureho ibi bintu tugende ku ishuri ukiraguze kwereka idushe papa kwiyagiriraga mu mvuga ko mungize guruhinja urega hano ubwongo uza wihagirira ubwongo waracitse ngiyi dushe gamwe n'uwihagira kuyo mwana kuno gusomerwa n'ukuri kw'Imana ahangaha tuse gusohashobora umuntu wese mfite aya mazi ndayikoza simyagita afata kusimpira mu amazi nuko nayangiye kugira amazi siyo mwana ndasomeye tobe amazi ari yobaraye rugaruza ndumiwe siko yarangiza hano sigaye
karasaze kakanyogera kamutwe ngure n'isapo n'amaguru ntabimenya siko yangaye paramo yo kwirurira je ugizihinga ndiwagira ayo murose sufite shirayi muntu ni batoya ngaba rumana rero ntabimenya rumana rero Siapa? Sasana, kok yo just kira kamu susi. Sari bana yewe. Banisona bana bikigi karanzana. Kogera mwiseko. Amaze basigaye bashyira mwiseko. Sari ndano mwene nabonye. Gusa nanje nyine. Nuko Karibu iwacu ni karibu vraiment dore Kamariza karibu sheri rero kwishuri yo kandi wari waravugisha uzi iminsi wamaze utagera hano nari ngukumbuye n'ukuri baza nkora bya bindi baduhaye iyo wakoze yateke se papa yagiye papa yagiye kwibagira papa wanyu yaraje ayiwe ese sinakubwiye mbwira bamuseke cyane kuri nari bagiye mbabarira no kuri sari cyane yaraje yaje kuwa gatanu kandi bwibagize hano abantu bazi kubarabaza amakuru ayiwe arakubwiye amakuru yose nimba yariye n'igitiga ibintu byose mu nzira naza mbwira amakuru bari batarakubwira wowe ko bambwire n'ishano kuri nari wese ko nimuvanye ku ishuri muvanye ku ishuri narinzi ngo warabimubwiye umuntu muhorana mugendana mwiga hamwe ega nari yacangagikiwe nari mu bintu byinshi dore n'iby'ishuri sinabikoze ego nawe ufite umutima mubi bakurebe nari nifite n'agaseri ndi karashushe ndakubwira araza abwira amakuru ko ndamuzi kandi afite ibintu byinshi utoreba uzi ko umunsi yaje yasanze ndi kuri filime na telefone sigifata telekomande niyo yabaye telefone yanjye byagenze gute kubera iseri hari ishushe kuri novela sha usa n'abakayireba yashobora kuyireba ariko bikagenda neza none se ngo yakogira gute ngo yakareba ngo bikagenda gute yewe tiyazaye baza yahari harimo filime yacu baza bagira gutya bashima baje no ayiwe ko ndamubona nari mfite urwasara ngo atigeze akubita wewe ayiwe wowe umaze kuyibona yasanga kubakubita ngo nituje kubakiza utayizimye yega yari kukubita ngo n'inkono nisimeje nani nikeneye kwirebera ibyaje nzi ko atakubise n'inkono iyaja kuyibona nabo nyata mfite umwana papa uvuye muri dushe ni karibu ntashobora kugenda neza karibu uvuye muri dushe uratukiza kabisa so nawe ugeze nyakira tujanye uko uyu mwana Kamariza ko wambaye uteye umwana ngiye kuja ku masomo papa turabona ko baje kundeba none uzuca n'amajipo y'uyu mwana nariguze nk'indaro kuri meza none ushatse wica ni ibisanzwe papa hano niko baza bambara reba n'uwo bituruka uyu mwana ko wambaye gusa uko urabona wambaye ubu ni ubusa papa nishipurira yari kishishiranye yambaye neza kuko ntiyambaye neza ugana ko yambaye neza itura uyu mwana niko kambaye uyu nawe ni uwindi so uko uyu nakwigisha kwambara ubusa urabona tudasa itura yo wambaye uyu ni wita niyo kwigisha kuba manje nawe so kunambaye neza muto twambara aha shaka nambe tidozi kiri
Hai mubazi. Niko museze. Preze papa. Uko uko nambaye. Aibe. Nambaye nk'umuntu w'umusirimu. Ndareze. Nije wa mbere hano mu mujyi mu minsi ngahe. N'ufusha gahamba ariko mwebwe sizo ko nubusite niko yoba. Twambaye neza. Kubera ko uzuga inshuti zizakuharebisha yewe mwana kamarize kuribuka wowe mu 2010. None se papa hano gatabwa ari mukaringi. Icuya uza wambara impuzu zishikiri ukazutaha ibyo yabyazama bigushoka. Iyo mwana uko ushaka kumbira ngo turamara kangahe nuwamara kangahe ariko impuzu zose n'ishizana n'usesa soko kurava ukambaye nabi uzicuya kiri hano wenda kurahi mu minsi ngara muratinda iriko tuzorikura uzosigara misengeri bikabutura itoro yo mwana umuco mwataye umuco kuragira ko naje uzongira nubana asaze mwega mwarasaze mwana tumure mwaki kwambara muzi mbere nuko gusodaca mu rugo mvugana namwe rwose so nanje naho so ubonye suri kene cyo ariko papa nawe tuzomuvuye aho warugiye tusigara amahoro samuto mukazi niko ye seven egera naje papa egera ndo kirima imsike marasize niko ye mwana Kontanisoni zibiri no tiye mwana urebe deka papa utashanyura ikabutura nkabura abageni n'abakobwa boza bakansanga uri kunshaka kontanisoni kumyaka iyi soni papa nibisanzwe tumbe nashomewe kwambone ukuri umwana wanje wewe ni none siwe wambyare none uko narakubyaye uzoba igifu reka papa sindi igifu nibyo bigezweho abantu none bigenze gute urajana n'isi sindi kujana n'isi none se nintajana n'umuco uyu no bahanga niko bimeze uyu mukufu wabaye gusigaye wiga kuno uruhege oya papa ibi nibyo bigezweho abantu bose uzosanga bameze gutya bambaye ibi kontanisoni dore none usigaye wambaye zawe ya siringa ibi ni ibintu n'akantu ko kugira ngo ntegere indirimbo tari gusakuriza abandi ngande ndebiriza kwafu n'ubusenzi bw'imba papa uranyica ko yo mwana uranyica nabo ugende witegura na gatatu ni wowe naje kugutwara ugende ugura umwimvuri ugura itoroshi ugura na ruguru tuzozamuka kwa gatatu ni wowe naje gutwara papa none ishuri ngenda manti ishuri rigeze hagati papa ishuri ko waje kubimbwa hano usarira igenda guhereye gushaka inka zitaranyagwa none ubunyereza zikaba zarashize zose yo mwana ngahe tuzoreba aho uzashaka muri aka kabutura uzajingiramo papa ega ibi ngende cyari muto kandi akakabutura niko kambere niko nibyo bigezweho reka amagambo kwa gatatu nakubwira ko tuzazamuka tasoni usigaye wambara tubutura kumpinja zo zambara tubutura uzagera naho wambara imirembe wewe bazaba kurenje kana papa ibyo ni ibyaruguru by'iwanyu nayanga niko dusigaye twambara kubwiye ngo niyo ugiye kuja wikuremo ubwo bucafu bwo mutwe wawe nabikubwiye ugikuremo uza nakubwiye ugende wisokose nabikubwiye kwa gatatu tuzazamuka umusozi suko warushaka mwashatse gana imipira tuzobona ugiye mwashatse gana imipira y'imbere hari icuye soko bama barajinga mawuzu si yazajingisha nanga numva nkunyegereye mwana soko jewe sinzi kumenya nitwa Zizi niko uyu mwana wowe witwa Zizi usigaye mwitwa imizi oya urumva kiri iwacu bazi banyita Nyaziranje shike Uvira ziraje kwa ryo ryorohera abantu benshi none iwacu yari nyitwa Nyaziraje shike Uvira ngiye kwiga nyitwa Ziraje niyo ryorohera abantu bose n'abarimu shike hano nje kwiga universite nyitwa Zizi urebye no kubyangombwa byanyu byose by'ishuri byanditseho Zizi ni ukuvuga ngo mpamagara Nyaziraje nta n'umuntu n'umwe wumenye ntukanyite Nyaziraje soza unyita Zizi ndasomewe Zizi sore Museveni n'abana nibo zambona bareba ngo umupira hariya ku kiracu ngo Zizi bateye umupira none se nkiri ni wowe oya isuri ya soko ni wowe ko Nyaziraje niko uyu mwana niko mwatangira usigaye muhindura amazina ababyeyi babise siko bitubwira babashaka kukwima kita yanyu ngahe mbwira uri umukiyema soko nje ndi umugorora umwishwa wabake umwishwa wa Nyabyinshi iso yitwa ndende papa twitwa Byabagabo Byabagabo zanyamanuka ukora umuntu witwara abantu y'Imana
muremure gutya w'ikikara je ni umwuzukuru wiwe usanga mwana ukuramenya se so nakumenye iyo mwana shaje no muhereze naherutse afite abana batandatu n'umuhereze umugabo w'imfura cyane nasokuru wawe atarapfa wari umusokuru twabanaga yari umugabo w'imfura yarakankanaga guca n'inda niwe mwana wabyabaga bumuhereze niwe usigaye witwa Ziza twoye mwana uko mwatangamitse ese papa ko mpamvu ufite ibintu by'ibirobogwe n'imikoro ariko wihagiye ariko ugaseye mwana hari amazi wapana ko nasanze twatonze twari mu isekuru akaba ari twonyobwa nuko uyu mwana nakubwiye tuko gatatu zitegure tuzazamuke uzagenda ugure tuzaje kureba twadutanga twara gusigaye nayahe uzagurwa no muri vuri nakujyana nakubwiye naruhukura none kuwamashije nyine papa ngo nzamuke genda ugure izo nakubwiye mwana